Nkuru nziza mwiriwe neza. Mwiriwe. Amakuru yasohotse mu gitondo cyo kuri uyu munsi avuga ko umutoza Robertinho amaze gusezera ku buyobozi bwa Rayon Sport, yaba ariyo? Nibyo, Robertinho yaradusezeye. Twe nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport byadutunguye kuko nta kibazo na kimwe twari dufitanye. Umutoza wacu mu gihe kingana n'umwaka akaba rero yadusezeye. Twebwe rero nk'ubuyobozi bufite urugamba rutoroshye mu minsi 10 iri imbere, ubusabe bwe twabwemeye, hanyuma duhita dushaka plan B. Ubu ngubu ikipe ifitwe na Kirasa Ale, mu gihe turi toza ugomba kuza kumufasha uri karifiye. Kimwe mu byatumye mu makuru ari kuvugwa hano hanze mu byatumye Robertinho asezera, bivugwa yuko yari ari gutoza nta masezerano afite kuko mwari mwarumvikanye ko muzayamuha akabanza agatoza iyi mikino ya Arahiri, ariko ngo kubwe ngo yabonye bitagenda neza ngo ahitamo kubasezera. Ayo makuru yo yaba ariyo? Sinumva ko umuntu yajya mu kazi nta masezerano afite. None se yaduteraga inkunga? Nero umutoza wacu twarumvikanye, tugirana amasezerano y'imikoranire, twumvikana igihe agomba kudutoza, ariko kuko ubizi yaje atinze, kandi turi mu rugamba, turi muri kurusi, turi kwitegura. We rwose anatwemerera ko ikihutirwa atari ugusinya, ahubwo ikihutirwa ari ukumenyerana na groupe nshya atarazi. Twakoraga imyitozo 2 ku munsi, abakinnyi birirwaga hamwe bakaruhukira hamwe, byasabaga ko n'umutoza agomba kuba hari kugira ngo amenye groupe afite. Bityo rero nta mwanya wo gusinyisha umutoza twari dufite, byo gufotorwa no gukora ibintu nk'ibyo, kandi nawe nta kibazo byigeze bimutera. Ni nayo mpamvu mwamubonye mu kibuga atoza, mumubona ku mikino ya Rayon Sport ayoboye equipe. Ayo rero ubwayo ni amasezerano, nibwira ko atigeze atugaragariza ko ibyo bimuteye ikibazo, ahubwo twe twatungwe no kutubwira ko asezeye, yifuza ko imirimo twakoranaga ihagaze, ndetse ashaka kujya muri Brazil. Nka Rayon Sport rero natwe nk'ubuyobozi twakoze inama mu gitondo, tureba ibyihutirwa, turi gushaka plan B yo kuba twaziba icyuho cye. Mu gusezera kwe yababwiye ko ari iyihe mpamvu yatumye abasezera? Nta mpamvu yatubwiye. Nababwiye ko yadusezeye, atubwira ko ashaka gusubira muri Brazil. Impamvu niba muyishaka mwamwibariza. Hanyuma ubwo ku mukino uteganyijwe ku munsi w'ejo w'ikipe ya Rayon Sport na Kigali wa Gishuti, Kirasare niwe uri buze kuba afite ekipe cyane, n'uyu ngubu niwe uyoboye imyitozo. Kirasare se ubwo niwe ugiye gusigarana ikipe akazanayijyana mu mukino wo kwishyura mufitanye na Al Hilal, cyangwa Rayon Sport iri mu nzira zo gushaka undi mutoza? Ariko nabibasobanuriye neza ko twebwe nka komite uyu munsi twakoze inama, twemeranya ko tugiye gushaka plan B. Plan B ni umutoza rero. Umutoza rero hakaba hari amazina dufite amahitamo menshi yo gushaka umwe muri ayo mazina wadutoza bigendanye n'ibyo afite twifuza. Ubwo rero tumara kumubona turamutangaza mu masaha make ari imbere. Ayo mazina aracyari ibanga cyangwa mwayatubwira? Of course ni ibanga. Okay. Hanyuma amakuru ari hanze avuga ko mwaba hari ibiganiro biri kujya mbere na Mashami cyangwa n'uwahoze abatoza uyu muvandimwe w'umurundi, yaba ariyo? Ayo makuru ntabwo ariyo, keretse niba ari uko ari abashomeri. Ubu ngubu nta makipe bafite, mukaba mubashakira akazi. Ndi kumuyumva mu banyamakuru ndetse no kuri social media, ariko twebwe nta mutoza turabona kugeza aya masaha, nta n'uwo turakontakita. Ubwo ikipe ni groupe nshyashya igiye gutozwa ubwo n'abatoza 3, n'uwo nguwo naramuka agaragaye, ubwo si ikibazo kuri Rayon iri kwitegura umukino wa Al Hilal? Nta kibazo na kimwe dufite. Staff yacu yari strong. Dufite umutoza wungirije ukomeye watozaga ikipe ya Kiyovu Sport, aragumana na groupe mu myitozo, ndetse kandi turi kumushakira uwo bagomba gukorana mu masaha cyangwa mu gihe gito kiri imbere, muraza kumumenyesha. Nkuru nziza, murakoze cyane kandi imyiteguro myiza.